Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati ingoma y'Imana imeze ite? Nayigereranya n'iki? Meze nk'akabuto ka sinapisi umuntu yagiye gutera mu murima we, karakura kaba igiti, maze inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu mashami yacyo. Arongera ati ingoma y'Imana nayigereranya n'iki? Imeze nk'umusemburo umugore yavanze n'inshuro 3 z'ifu kugeza igihe byose bitutumbiye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Nyagasani aratwigisha ibirebana n'ingoma y'Imana. Ingoma y'Imana ishushanywa cyangwa yuzurizwa mu bayoboke b'Imana bakiriye ukwemera, bakemera kugengwa n'Imana. Abayoboke ba Yesu Kristo. Iyo ngoma y'Imana igaragarira muri Kiliziya, abayoboke b'Imana. Yesu aratubwira no munsi ko ikura gahoro gahoro. Bihera kuri uko kwakira ijambo ry'Imana, muri uko kwakira ukwemera, kwakira batisimu, gatangira abantu bakeya, nuko igakura. Ikigereranyo cya mbere ni akabuto gatoya, ariko kabyara igiti kinini ku buryo n'inyoni ziza kwarikamo. Ikimenyetso cy'ingoma y'Imana hano ku isi ni Kiliziya, abayoboke b'Imana. Kiliziya ikwiriye ku isi. Twavuga ko yateguwe kuva kera na kare, kuko Kiliziya ikomoka ku Mana, ku itorwa rya Aburahamu, ku itorwa ry'umuryango wa Isiraheli, kugeza igihe Yesu Kristo yagize umuntu, gatangira ari abayoboke bakeya bagatotezwa, ariko Kiliziya igakomeza, natwe tukaba twarakiriye Ivanjiri. Kiliziya rero ikomeze kuba aho abantu bose baza bakabona amahoro, bakabona ituze. Buri gihe mu kuvuga ingoma y'Imana twibuke ko itangira mu mitima yacu. Buri wese yumve yibaze niba koko ari uwo nguwo ugize ishami ry'icyo giti, abantu baza bakabona, bakaruhukiramo, bakabona ituze, bakugamamo, bakabona amahoro. Nanone ingoma y'Imana imeze nk'umusemburo uvangwa n'ifu, nuko bigatutumba. Uko gukuraho ingoma y'Imana gahoro gahoro. Dukomeze dusabe ingoma y'Imana yogere hose, bihereye mu mitima yacu. Twemere ko Nyagasani atubera umugenga. Dukomeze kwamaza ingoma y'Imana mu mvugo no mu ngiro. Abakiriye rero ingoma y'Imana, bakiriye kwemera, bahorana amizero. Ingoma y'Imana itangirira hano ku isi, ariko izuzurizwa mu ijuru. Mu gihe rero tukiri hano ku isi, turangwa n'amizero. Duhura n'ibibazo, duhura n'amagorwa, kubera ukwemera twakiriye, ukwemera kujyana no kwizera, kandi ntibisigane n'urukundo. Turangamiye ijuru, ariko none itangira hano ku isi, ku buryo rero tudacibwa intege n'amagorwa duhura nayo. Niko Pawulo intumwa atubwira. Kubera ikuzo ridutegereje, duhora turirangamiye.
ikimenyetso ni uko Imana yaduhaye Roho Mutagatifu, yaduhaye Roho Mutagatifu kumuganura, tugahora rero twizeye, ndetse n'imibabaro duhura nayo ikaba nk'imibabaro yo kuramukwa. Uko umubyeyi ababazwa cyane n'ibise, ariko yamara kwibaruka akibuka, ntago yibuka cyane ubwo bubabare kubera uwo mwana areba. Niko natwe rero amagorwa y'iki gihe, nubwo turi mu bihe binyuranye, ibibazo bitandukanye duhura nabyo, ariko twahaye Roho Mutagatifu, bitubera nk'iyo mibabaro yiramukwa kubera ikuzo ridutegereje. Bavandimwe, twese dukomeze gusaba ingoma y'Imana yogere hose, hereye mu mitima yacu, duhorane icyizere, duhorane kwizera, twoye kwiheba, duhereye ukubona uko ingoma y'Imana igenda ikura, ntiducibwe intege n'amagorwa duhura nayo, dukomeze kuzirikana ikuzo ridutegereje nk'abana b'Imana, dukomeze kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Tuzirikane by'umwihariko abari mu magorwa akomeye, bakagira igishuko cyo kwiheba, bakomezwe n'ubuhamya bw'abemera, bakomezwe n'ubuhamya bwacu, kugira ngo bahorane icyizere. Nyagasani Yezu nabane namwe.